kandi abantu baza guseka muri iri teraniro murava ahangaha musanga ibyo mwasengeraga byamaze kugerayo mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana ihamagara umuntu kuko hari uwabisabye. Mama wawe yabaroga, so wanyu yaba yaraciye ibintu kuri karitsiye, waba aravutse uri mugufi umeze nk'imbeba y'ifuku, baba bakwita amazina asa n'aciye igihe, Imana yaguhishemo iba yaguhishemo kandi irabikora. Ubwo rero ntiyakagire ugutera ubwoba. Imana iba mu ijuru nta wayikuregaho. Bigiba dukanga ngo barize tubarusha no kuvuga. Zana umuntu ufite masters hano ntabwo ari bukore nk'ibyo nkora. Arabishakisha mu murongo nge mbishakishe mu mwuka. Baca hasi tugaca hejuru. Ikintu cyitwa Imana iyo yaguhamagaye iba yabirangije. Nahisi yaterana ntibabihindura kuko aho byakorewe nta numwe ugerayo. Ikintu Imana yadukoreye abadufite ibirego ni benshi, abadufite imanza ni benshi, ariko Imana ntawe upfa kwisura uko yishakiye. Vivura gato vuga uti uriya turamuzi yabyaye muri karitsiye aramaze, noneho uzabyarire mu mujyi. Si bivuze iki? Urongora gute umukobwa wabyayeho gatatu abo nibo beza kuko n'ubundi umushinga urakomeza. Wa defirije indefirizo ibihumbi 13, ariko nta n'umuntu ukubwira ngo you are so smart. Umusatsi urongera ugasoza ukavunika ugacika intege ugakunyuka nk'umurwayi wa kwashako ntacyo ugezeho, ugasiga inzara zigacikamo kabiri nta ukubwira ngo I love you so. Ukambara mini ujyanga ukubwira ngo ufite amaguru meza, ukicwa n'imbeho ukambara pantaro, ugakuramo ipantaro ukavuga uti noneho nzambara icyo bita banamisuri, ukabanamisuri ugataha ucumbagira nk'arwaye imvunja, hakabura nushimira icyo wakoze, ukavuga uti noneho nzasuka menshi, ukicara imbere y'abadamu batatu bakakudoda inyabwinshi ugataha wanyubabaye umutwe umwe ibinini by'umutwe, ugasoza nawe ukubwiye ngo ndumva naguporopoza. Ndagira ngo nkutangire itegeko ry'Imana rizagucisha imbere y'abanzi bawe winjira ahantu. Rimwe nari nshonje mu mujyi wa Nairobi, inzara yankubise, turi muri covid, ngiye kuri televiziyo mbwira abantu ni whatever you need my God can answer it. Bagiye kunzana banzana umwana utarora, ndavuga ndapfuye Yesu we. Twari babiri muri office, mfata ku matwi amene ku maso y'umwana, ndavuga se mvuge ngo mu izina rya Yesu, mvuge ngo mu izina rya Yesu, mpamagaye ry'Imana yo mu ijuru. Ariko ikintu kirambwira ngo no, you are anointed enough, command the spirit of pride. Ndavuga ni kama mbaya mamfu, ndavuga ni wa mwuka kutareba we. Umwana ati why don't touch me and bitrush. Ndavuga ubwo nkubise urusha abanabazi munongeye nari ibiboka amasaha agera muri 4. Noneho ngeze aho babona simpindura statement, barabazanya atari ko mwamubashije neza akashobora kubarengana. Batuba mu Rwanda ntimaze amezi 6 mpageze. Bati so ashakaga ni hari umwana twiganye utuye hariya hirya. Bati he ni hariya. Jewe numvaga ni mukuri kumba ntungura utoki ni mu rugwiro. Itegeko ryaransekuye ryongera ransekura. Umusirikare umwe wari muri bo ufite inyenyeri 3 amfata ukuboko ati mbabarira umbwire ahantu tungura utoki rero ni kwa president ntiye. Ariko ubwo ndikanga nari ikiboko zitabarwa. Ubu hano hari abantu bagenda hejuru y'amategeko, bariye za kiboko zitabarwa, ariko muri aya manywa hari amavuta yafande agomba gukura ahantu. Hindukira urebe umuntu wabyaye 2-3 wongere wirebe, urasanga umurusha uburanga inshuro 20. Ariko wibaze bamurebye bakunyuze hehe? We nta tegeko afite, ariko wowe ufite itegeko. Ujya kwashika bati stop, ujya gufata amafaranga menshi bati stop, ujya kwangajwa akazi deje akarwara umugongo naza hakaza umwungirije, bajya kugusaba umunsi bateganyije gusaba mukuru wawe kwa data wanyagapfa ubukwe bakabwima, ujye wimuka mu mazu banditseho towa, nayo uzajya ni iminsi isigaye nayo bakavuga ngo towa, bakakwimura muri Banyahe ukajya muri Bitumahe. Aho naho uzahava kuko ayo mazu yose ntabwo akwiye. Urashakisha ibijyanye n'urwego uriho, ariko shakisha uburyo wava muri ubwo buzima, wishakisha urwego uriho. Mwanezerewe tuzamura Imana icyubahiro. Gira mugenzi wawe ngo turacyakomeza kurya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
ongera umubwire ngo haranira gukora kuri Yesu utamubyiga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ineza ye, ineza ye narayibonye ababisha bangoze. Ineza ye, ineza ye narayibonye. Mfashe duhaguruke twakire Bishop. Duhaguruka twakira undi muvuga butumwa. Haleluya. narayibonye ababisha bangoze. Ayiwe ineza ye. Haleluya. Hey, ineza ye, ineza ye narayibonye ababisha bangoze. Haleluya. Thank you. Tuzamane kwiganza byacu gatoya. Hagira umuntu uvuga ngo mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Shema cyane vuga uti mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Mana ngirira neza ya manywa. ngirira neza ya manywa. Amen. Amen. Kambasabe mwicare. Muri abantu beza cyane. Thank you for coming. Mubwiye ngo wakoze kuza. No musekere muri smile ya Gifaransa ute abantu batazi guseka smile zabo aseka wagira ngo ari wamuteye urushinge. Musekere nashaka yiyahure. Musekere uti No nimwashaka kumenya abantu bamaze kwicwa n'ibibazo ariko bakiriho, abareba nk'ugurisha imiti ya Kinyarwanda, mukomanga umubwira uti don't worry. Ndashimira Imana ko natewe iteka na Reverend Papa King. Mumumera amashyi meza cyane. Oya ntabwo ari uko bakoma amashyi badiya, ntabwo ari uko nguko. Sasa yewe ntabwo nari muzi, ariko hari umuntu wanyurije akantu imbere arambwira ati dore abasore bagezweho mu Rwanda. Ntunge kubona mbona arajyaca ndavuga nisha ibi bintu uko ntari mbizi hano muri iki gihugu. Ajyaca asikana umugabo niba ari umwisilamu, mukubitamo ka kamera uramuzana. Ndavuga nti Deo ko nacitswe, uyu mupapa arahagana he? Noneho sinabyitaho, izina sinarimenya. Nza kuvugana n'umwe mu diaspora arambwira aturuka Papa King mu Rwanda ati nugezweho. Ariko se Papa King ni wahe? Noneho ndongera ntangira gushakisha Papa King, ariko sinkagira ubwenge buntwara kuri YouTube. Papa King bavuga uri mu guca ibintu arahagana he? So kubera ko ibintu by'amavuta nkunda kubikurikirana cyane. Hanyuma noneho nicaye ahantu tujya tunywera agakahwa, nimavuga ngo noneho umupasiteri w'inshuti yanjye arambwira ati nguyu Papa King wazonze ikirere, ati uyu niwe usigaranye icyerekezo. Ubwo nanjye ndahaguruka ngira nte nyamuneka nicisha bugufi. None se wabona bakomeye baciye bugufi wowe ugasigara? Nanjye ndahaguruka nicisha bugufi. Nuko nturaho umuntu w'Imana Papa King, ariko nkabona ukuntu bamutaka we ntacyo bimubwiye, yibereye mu yindi si. Ndakomeza nditegereza, noneho arantumira ndanga. Ubu n'ubwa kabiri kandi nabwo ntiyarazi ko ndibuzi. Yarantumiye bwa mbere ndambwira nti nzagukonfaminga. Ndangije ndavuga ariko rero kambanze niyeze kuko kwa Papa King numvise yakomeye. Ndabanza nifatiramo kaferi kanjye, agira umuntu mpepera avuga ngo noneho
pastor w'inshuti yanjye araza ati mvuye kwa Papa King, ariko Papa King nanjye noneho wabyemera bya bintu ko numva bifite gahunda. Ubushize ndavuga ni rwose niba wongeye kuntumira ndi tayari. Ndangije turatandukana, hacamo icyumweru, hanyuma ejo ntitwavugana. So uyu munsi mwandikiye ndambwira nti ya gahunda ati uziko narinzi ko wabivuyeho nka mbere. Noneho ndavuga ntoya ntiburya jye nari na confirmance. Noneho umuntu noneho wa wundi wampuje nabarambwira ati saa 5 bawagezeyo. Umva nazindutse kare nkujya gushaka indangamuntu. Ndagira ngo bamenyesha yuko nanjye Imana ya mahirwe yo guhagarara mu iteraniro umugaragu w'Imana Papa King ayoboye. Mumumera amashi meza cyane. Praise the Lord. Ariko namwe mujye mukoma amashi nk'abantu badafite imyenda, none se wowe no gukoma amashi ni ikibazo? You see? None rero bantu b'Imana, naje rwose ngo dusangire, ariko ahangaha hari ubuzima my friend, hari ibintu byiza cyane. Uziko uvuze ibintu numva ndapfuye neza, ubundi yukomeza yindi minota vuze uti ariko turi atuntu ko kuvuga amazina na nomero z'indangamutwara naniye yewe. Ariko umunsi navuze kamwe isi zapfa, ni kamwe gusa, niko kamwe gusa ko nyene ko nkeneye. Nkagira niyashaka nkamenya nk'indangamuntu yawe, narara mu mazi ashyushye nserebura. Uzi umuntu kwerekwa akerekwa ngo akerekwa na boutique ucuruza. Nukuri Imana yateje abantu imbere, twebwe turabakera byaraducanze. N'ubuntu bw'Imana gusa tugenderaho, nta kundi. Mwana gira cya pa kompita scanner ati zoom has ati bakwita Filipo News. Ndavuga se ibi bintu jewe nzagera kuri stage mwansengeye nanjye Imana ikanzamuraho gatoya, byibuze akagiye ikintu cyahinduka. Ntacyo ubwo natwe turakora ibisigaye. Manika ikiganza cyawe uvuga uti mu izina rya Yesu, uvuga uti Imana ongera nanjye ungirire neza muri aya materaniro. Banyita Bishop Deo Niyonzima, ndi umupapa wubatse, mfite abana 3. Imfura yanjye ifite imyaka 16, uwanyuma afite 11 igana muri 12. Maze imyaka 30 mwivuga butumwa. Bamwe angaha mukiriye ibyatsi n'itaka twari twaratangiye. Hanyuma ndagira ngo aya manywa tuvuge gatoya, nimuvuge ngo amen. Ibintu rero muri bumfashe, sinkunda abantu baneka, sinkunda abantu banyirariraho, nta bantu baza kumanywa mumeze neza. Ntabwo mwaza gusenga saa 5 saa 7 mumeze neza, mufite ibibazinduye. Munyemerere rero tugendane, ntimunyirarireho mu byakane. Koma ngukwege nguti babarira pasiteri wimutera ubwoba. Kandi nubona umuntu umuvugisha atavuga wimuke, kuko yagutera umwako. Yagutera umukoshi muri aya manywa, kandi umukoshi w'amanywa urakatsindwa n'Uwiteka. Ariko hari abantu 74 Imana igiye kwambutsa ikiraro cy'ubuzima bwabo bakajya mu yindi level soon as possible. Bidatinze hari abantu Imana igiye kwambutsa. Ntawiza gusaba, ntawiza kwinginga ngo abisinyire, nta rwego ruza kubihesha uburenganzira. Hari abantu Imana gusiza kwitsa muri vuga wewe Peter ndagusabira ngo ube muri abo ngabo bagiye kwambuka mu izina rya Yesu Kristo. You see, God can change the history in few minutes. Imana ishobora guhindura amateka mu gihe kingana urwara. Forget about abangaba birirwa badutunaguza baba. Imana ishobora guhindura amasegonda ubuzima bw'umuntu ikabahereza ikindi cyerekezo. Yewe rero unyitegereze neza, wambare apeti, kuko icyo wabuze nicyo nakuzaniye mu izina rya Yesu. You
You just be appetite. Get appetite. Uri wano nawe mukama yebaziwe tugende. Akira. Uvuze uzampari amavuta kujya umenya amazina y'abantu. Shaho ugewe najya menya na yababandi babitaga mukiri batoya. Gato gusa kabaye gusa nkakemera. Gato gusa. Kandi abantu baza guseka muri riteraniro murava hanga musanga ibyo mwasengeraga byamaze kugerayo mu izina rya Yesu. You just be ready for that. You see, listen. Ntabwo Imana ihamagara umuntu kuko hari uwabisabye. Ijuru riricara rikavuga ngo dukeneye bamwe mu bagabo n'abagore bwitwa 1 2 3. Mama wawe yabaroga, so wanyu yaba yaraciye ibintu kuri karitsiye, waba aravutse uri mugufu umeze nk'imbeba y'ifuku, baba bakwita amazina asa n'acuye igihe. Imana yaguhishemo iba yaguhishemo kandi irabikora. Now ubwo rero yakagira ugutera ubwoba. Imana iba mu ijuru nta wayikuregaho. Nimuvuge ngo iyo yahisemo kukuzamura nta wabihakanye. Hashkida biyiba dukanga ngo barize tubarusha no kuvuga. Zana umuntu ufite masters hano ntabwo ari bukore nk'ibyo nkora. Arabishakisha mu murongo nge mbishakishe mu mwuka. Baca hasi tugaca hejuru. Twagiye. Mpepera nimuvuga ngo abantu icyo barose kikabura. Nazanye urufunguzo rwacu none ahanga muri aya manywa. Ejo bundi abari ryari umusiba ryari ejo bundi abari ryari ato uri muri abari imbere mbari inyuma yarakuyobeye. Abantu bari ahangaha munsomere igitabo cya Yesaya 3:5. Ndashimira umwami uhagurutsa abapapa nk'abapapa king akabaha amavuta. Uzugo mamasha ari mu mwenda ntacyo bifata nushaka kuyakomeye cyangwa urohehe. Ubu reka babwire ikintu cyitwa Imana iyo yaguhamagaye iba yabirangije. Nahisi yaterana ntibabihindura kuko aho byakorewe nta numwe ugerayo. Ikintu Imana yadukoreye abadufite ibirego ni benshi, abadufite imanza ni benshi, ariko Imana ntawe upfa kwisura uko yishakiye. Vivura gato vuga na bya byaha bagushinza bajya byutsa dosiye bagasanga ntibajyayo bagapfira muri silent. Uriya turamuzi yabyaye muri karitsiye aramaze, noneho uzabyarire mu mujyi. Si bivuze iki? Urongora gute umukobwa wabyayeho gatatu? Abo nibo beza kuko n'ubundi umushinga urakomeza. Kiriya gikobwa turakizi cyari indaya muri karitsiye. Yesu yaravuze ngo utarabikoze nafata ibuye. Habura n'umwe. Ntabwo nge nari mpari, sinari nakavutse, ariko yaravuze ngo utarabikoze niwe wenyine wasigaye. Aravuga toke imanza zanyu mutahane nazo. Abazuru bari bazanye atabagushinja bari hehe, ati nanjye naherutse ubabaza habura n'umwe ugusubiza. Imana igiye kubaza abanzi bawe ikibazo kitaza kubona ngo gisubizo. Ikibazo ntabwo kiza kubonera igisubizo, bizaraza gutuma utambuka imbere yabo. Ariko se hagira umuntu uvuga ngo aya maze Imana ishira imeza imbere y'abanzi bawe. Hari abantu baza kurya abanzi bareba. The watchers will be your enemy. Abanzi bawe bagushungera kandi nimukajye murya mwihuse. Ndashaka ngo usengere uze kugura imodoka umwaka utari warangira,
abanzi inkuru bazimenye, nunabashikaho umanura ikirahure ugende nk'uri muri traffic jam, ugende gake gake. Ariko ababyakira baboneze cyangwa ntabwo babonetse? Aya ngaya yampigaga njye sinariyanze. Mwebwe rero mwaragowe muraturisha ashwida. Hari abandi bamarika baturisha, kaze nanjye shaka uwo mpesha umugisha. Hari umuntu waririmbye neza akirasha, gende wibereho. Umva rero, umva sefa muri ibyo ngibyo. Usomera cya gitabo, ati iki? Yesaya, ngiye kuvuga ku mbaraga z'itegeko zabosha ubuzima bwawe. Hari abantu bagenda n'imbaraga z'itegeko, hari abantu bagenda n'imbaraga z'igitsuri. Yashika ahantu bakamubwira ngo go back please, it's not you, agasubira inyuma. Ati se ko nari ngiye kubifata, ati ko bari babyemeje. Ikintu cyambwira ngo stop and go back, agasubizwa inyuma. Uyu munsi mbere y'uko mva hano turaca imbaraga z'itegeko ku buzima bwawe. Abavuga ngo ntabwo uzabigeraho, ndashaka twemeranye ko biri bihinduke. Nimunyitegereze mufite morali kuko ntacyo muri buntwari. Nazanye n'uwitwa Papa King aranshigikiye. Mwebwe rero wandeba nabi, wandeba buhoro, wandeba neza, ntacyo wabihinduraho. Wowe rero ihangane nk'umuti wa malaria twikomereze. Manika ikiganza uvuga ngo yes. Hari abantu bimiriwe, ariko Imana yantumye kubazana hafi. Umuntu uri hano warose inzozi zikaba zaranze gusohora, utangira useke muri 1/3 kuko ndumva umwuka ambwira ngo bigiye guhinduka. Soma bihore. Ati iki? Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka, yego, ku ngoma ya Yehoyakimu twikomereze, mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti iki? Jya mu muryango w'Abarekabi, uvugane nabo, ubazane mu nzu y'Uwiteka, mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Komeza. Nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya, yego, mwene Habaziniya, yego, na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu. Komeza. Ati mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mbazana mu nzu y'Uwiteka. Twakomeje. Mwene Igidariya, komeza bro, umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Mesaya mwene Shalumu umunyagihe. Komeza bro, komeza ntuhagarare. Ati iki? 5 maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango. Ntereka. Now follow me. Ntereka. Now ndashaka kujya mu nkurikire. N'Imana yatanze order, go and bring them, give them something to drink, kandi ubazane hano mu nzu y'Imana. Iyo Imana ihamagaye umuntu nka Papa King, haba hari abantu bagomba guhamagarwa kugira ngo Papa King abahereze ibyo bamuhaye gutanga. Ntabwo Imana ihamagara umuntu for nothing. Niyo mpamvu pastor ashobora kuba afite abantu bamukomokamo ibihumbi n'ibihumbagiza. Dore ukuntu atuje, dore ukuntu mwagandagaje, ubu mwese mwavuye he? Kandi ushobora gusanga muri aba bantu bose bicaya nta na mwene wabo n'uyu urimo, ariko ubu mwese muri nyuma ya Papa King. Hari appointment Imana itangira mu rusengero, genda ubazane mu cyumba kimwe cyo hejuru. Nimuvuge ngo amen. Aha muri ni mu cyumba cyo hejuru. Aha muri ni mu cyumba cyo hejuru. Ndavuze ngo aha muri ni mu cyumba cyo hejuru. Ibihavugirwa n'ibyo hejuru, ibigiye kwakorerwa n'ibyo hejuru. Imana igiye kukuzamura ituye hejuru. Amateka yawe azaba hejuru. Ababyakira ni mu bitware mu izina rya Yesu Kristo. Mu cyumba cyo hejuru, nurangiza ubabwire ngo nimwakire iby'Imana impaye. Wakomeje?
maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'abarekabu ibicuma aha mbashyira imbere ibyo bagomba kwiyakiriza byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe. yego ndababwira nti nimunywe vino. komeza. ariko barahakana bati, ariko baramakanira. ndagira ngo ahangaha muhakurikire neza cyane. Imana yababonye ko bababaye, ibona ko bakubiswe, ibona ko batagira imirimo, ibona ko bafite inzobe ariko batagira inshako, ibona ko badefiriza ariko habuze n'ubashimira ko bambaye neza. Iravuga sasa nsanga bari abasivili ubicaze mu rusengero mbabwire nyuze muri pasiteri asifiwe namwe mukiba uriyemera wa defirije indefirizo 13,000 ariko nta n'umuntu ukubwira ngo you are so smart. Umusatsi urongera ugasoza ukavunika ugacika intege ugakunyuka nk'umurwayi wa kwashako ntacyo ugezeho, ugasiga inzara zigacikamo kabiri nta ukubwira ngo I love you so, ukambara mini ujya ngo ukubwira ngo ufite amaguru meza, ukicwa n'imbeho ukambara pantaro, ugakuramo ipantaro ukavuga uti noneho nzambara icyo bita banamisuri, ukabanamisuri ugataha ucumbagira nk'arwaye imvusha, hakabura nushimira icyo wakoze, ukavuga uti noneho nzasuka menshi, ukicara imbere y'abadamu batatu bakakudoda inyabwinshi ugataha wanyubabaye umutwe unywa ibiti by'umunini, unywa ibinini by'umutwe, ugasoza nawe ukubwiye ngo ndumva naguporopoza. ndagira ngo ngutangire itegeko ry'Imana rizagucisha imbere y'abanzi bawe winjira ahantu ibyo byose bitakugejejeho. Havuga ati noneho rero ngiye kogosha umusatsi. Muzabareba abadamu bamaze kwiyanga, areba nk'imfizi y'inkunguzi, agakuraho agasigaza agasatsi nk'akabasore, akigira umurakari. Buriya babyita self defense, ni umwuka wo kwihagararaho. after so many failures, so nta nubwo agisimayiringa, kuko igihe yatangiye simayiro ntacyo byamumariye. None akareba nk'ujya gutera akabumbu, akagabanya ijisho rimwe agafungura irindi, ukibaza se ni Drogba ugiye gutera igitego. Ariko muri aya mavuta hari amateka mashya agiye kwandikwa, hari amateka mashya agiye kwandikwa, kuko hari ibintu nka bibiri. Iyo Imana igiye guhindura umuntu igomba kugira uyihamagara kugira ngo imukoreshe. Mwebwe rero byarabacyanze, aho kugira ngo muhure n'Imana mwirirwa muzamuka za kanyarira ngo kizabonwa igihe mwagishakiye icyo kinyintagazi kitaboneka ni igiki. Bamwe mukajya mu myobo, hari abasore b'abahanuzi bazi guhuma nk'ifuku mu mwobo, bati undati koi ngwiravuze, ukavayo uzi ngo bizabashwida. Aya manywa naje nk'umuhanuzi w'Imana aho byari byarazambiye mu cyumba cyo hejuru, ariko mananje ninde bavuga ngo hereza mwana cyo bita high five, mubwire ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Now aba barekabi bari bafite ikibazo, aba barekabi basoze gatoya baramuga ngo ntacyo tunywa, ariko barahakana bati ntituyinywa, ntabwo tuyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu, aho hantu muhumve neza cyane, sogokuruza wacu yego yaradutegetse ati nimuzanywe vino. Aha sasa genda gake Mr. Pastor, please go slowly. Hallelujah. Niyo mpamvu muganga kwandikira ngo mu byo ugomba kunywa amata ntarimo, mu byo ugomba kurya inyama ntizirimo, ibintu byitwa isukari forget about, ibintu byitwa iby'amavuta forget about. None ugasigara urya usa n'intare yashobewe, ukarisha isahani yawe ni ibyatsi. Ayo mavuta nyene ko tuyahindura mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Iby'Imana yaguhaye babishizeho itegeko. Abantu ni mucyambara, ntabwo mucyumva ubuzima ko bushoboka, ngo muganga ngo yarambwi ngo ninywa amata ngo za develop. You develop, which kind of development are you going to develop? Munyonyo amata ngo ndwara ubuheri, niyo mpamvu muvuga nabi. Abantu bose batanywa amata bahorana imishinya ndashira.
ndabasabira amata ya mwuka wera muri aya manywa mu izina ryose muyatahane. Marika ikiganza, hari amafaranga agiye kuza mu kiganza cy'umuntu ahangaha. Wamanitse ku kiganza we. Rekeraho. Atici. Ntimuzanywe vino. Yego. Ari mwe cyangwa abana banyu. Yego. Iteka ryose. Kandi ntimuzubake n'amazu. Aho buharetse. Umva sasa umwuka w'ubukode. Iriyo niyo soko y'abantu kumara imyaka 40 batari bubaka aho batuye. Nitegeko ry'igisokuru. Kandi ntimuzubake n'amazu. Ariko aho dutangirira mwabyibutse. N'Imana itegetse ngo bazanwe muri church imbere ya Pastor Jeremiah, abahanurire, abahereza ibyo kunywa. Ariko baravuga ati I'm sorry, dufite irindi sezano tugenderaho. Ubwira iyo Mana yuko sogokuruza wacu yadutegetse ngo nimuzanywe, nimuzarye, nimuzubake. Tuhamagaye abantu bakodesha hano mwavuze induru kuko imyuka bukode nimo ndayireba ku mitwe. Ninde kubuza kubaka? Kimana guhamagara kuza mu nzu y'Imana hari umuhanuzi. Ninde wundi ufite imbaraga zikubuza kubaka? Komeza hepfo. Ntimuzabibe imbuto. Ntimuzabibe. Mukanya bavuze gutura. Nabonaga nk'abantu babwiye ngo tanga amaraso yawe. Kandi nabwo bitwaje senks. Bajya ngo bagiye gushingura umuntu. Ninde kubuza kwishimira guhereza Imana yawe? Tegeko ry'igisokuru. Ntimuzabire. Kuko Satana ngo ubiba arasarura. Amen. Ubuse none barabihinduye. Umwana umwe aradushekeje ati batwise abateka mutwe, ati nigeze guteka umutwe w'ihene, ati mu by'ukuri badututse nabi, ati nta kiriho, ati nta nyama kuko umutwe ugizwe n'imitsi n'amagufa, ati nubwo wawuteka, ati ntacyo wawukuraho. Abana hano hanze barahishurirwa, ati bagwaye igihano ugateka umutwe, ati ntacyo wakuraho na busa, ati ari isupu ntiriho, na amatwi, na amaso, na amenyo, ni imitsi, urabyumva cyane, ni igihanga. Habe Imana gukize guteka ibitari hagasi quelque chose. Ukira aho ngaho atiki. Ntimuzabibe imbuto. Aha zana umwuka w'ubukode. Habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira. Wabibonye sasa. Nta kubiba, nta no gutera imbuto cyangwa kuzigira, nta no kugira amafamu. Ahubwo umva sasa icumuvumo zana ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose. Ezo bundi nyiramazu yabwiye abapangayi be ati saa 3 zibura, ati ntimuze kwikanga, ati hari bene wacu babashitsi baza ko bacamo bareba uko amazu ateye. Abarabaze amazu baza ko bacunga ryari. None abantu barabategeza abashitsi bajya kumva umushitsi wa mbere inyaho. Ipusi ya mbere iratambuka, bose barasohoka barakanura. Nanone kandi imbwa iraza kumanywa. Imana gukiza amahema ya bene data irimo n'abapusi. Imagine kuguteguza ngo wihangana abashitsi bene amazu. Uzi ngo n'abantu defire ya pusi na mbwa, defire ya Imana yifuza ko abantu bubaka bakava mu bukode. Akira ayo mavuta mu izina rya Yesu w'Inazareti. Imana yifuza ko abantu bubaka bakava mu mahema. Amahema ni temporary structure. Na hano kuba hagahe gato. Abantu benshi rero hano muri mu buzima, muri mu mwuka wa temporary.
temporary fiancé and fiancée, temporary marriage. Nubu tuvugana ufite umuroya uri mu kwiga dosiye, temporary job. Amezi 3 nashira tuzakongera. Temporary relationship. Umusore wawe ahinduka nk'igicuco mu kane. Saa 4 abameze neza, saa 10 abakubwira ngo ndi mu nama. Ndagusabira amavuta gufungurira ibyawe mu izina rya Yesu Kristo muri aya manywa. Uwo mwuka wa temporary, everything is temporary. Aha, komeza hepfo turashoje. Atiki muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, yego, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Muzitegereze mureba abantu barama kwisi n'abakene. Si ubuntu bw'Imana butuma barama, ni iminsi myinshi bari mu mibabaro. Ariko igisubizo ahantu twahereye twabonye ngo ni inzu y'Imana itanga itegeko. Haleluya. Munyemerere ntanga itegeko muri aya manywa mu izina rya Yesu. Hagire umuntu w'Imana ubohoka, hagire umuntu w'Imana uhura n'umugisha. Ariko se wazamuye ku kiganza nkabana niba byemera neza, itegeko risimbura itegeko. Itegeko akanyerezo, agakwego, akadomo iyo ridakora neza baricara mu nteko bakavuga ngo iri tegeko nomero 5 akanyerezo n'agakwego risimbuwe n'itegeko. Nzanye itegeko risimbura irindi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Niba bara ariko se reka mbabaze ikibazo. Do you know, uziko so wawe wapfuye akigutegeka? Nukuri. Uziko mama wawe wapfuye akigutegeka? Uziko yabengaga ari ku kibenga kandi itegeko ry'abana b'imyaka 18 riri hafi gusinywa? Ugiye ku isoko rya Mercedes Benz kandi wowe uri Toyota, imihanda ari ibitaka, uri kubuzibunyo, ufite ikibazo. Ugiye kurushanwa n'abafite suspension ziri big, akana k'imyaka 19-20 kakwambara minise ugakoramo, wowe uruhu rwawe rwatangiye kwizinga ureba nk'umurashi. Imana igucishaho hakiri kare, itegeko ritari ryasinywa. Imana ikwambutse abanyembaraga batari bahagera, witeka gusimbutse akwiziza ahantu. Umuntu witeguye gusimbuka nene navuga ngo uziko Imana yakwambutsa hakiri kare, uziko Imana yategeka immediately, uziko igitangaza cy'Imana gishushe nk'ichips, uziko Imana isho kwambutsa, uziko Imana isho gutegeka ibintu bikihuta vuba, uziko Imana ishobora kugira ikintu ikora mu buryo bwihuse. Ariko naboza abaturage barahanga, uziko Imana isho gukora akantu. Ninde muntu bavuga ngo rimwe nari nshonje mu mujyi wa Nairobi, inzara yankubise, turi muri covid, nje kuri televiziyo mbwira abantu ni whatever you need, my God can answer it. Bagiye kunzana banzana umwana utarora, ndavuga ndapfuye Yesu we. Umudamu arambwira ngo I was following the TV. After all, I saw you saying if you have a need, which is so, I have brought to my kid here. I need that lady to see. Arambasa, Pastor, can you do it with your God? Ndambwira yes. Ariko mbaza mwuka turagakora cyangwa uransiga nyine, kuko nari mfite inzara, narayembashije Imana genda kumpemere oba wabivudeko, urame byo kurya cyangwa nta kigenda, urana cyangwa ntabwo ntabara. Imana yakigira amasikiyo, irema amatwi nayo ifite amatwi, irema amaso ifite amaso. Wayihaye amina ko ntacyo byagutwara mu nzira rye. Irema amatwi irumva. Umwana w'umudamu arambwira ati Pastor, I want to see. Nari maze iminsi nangiye university, none abruptly I find myself blind. Ndambwira don't worry. Ndambaza urota iki mwijoro? Ndota sogokuru ambwira ngo ugomba guhuma. Ndavuga ni urota sogokuru nonge nariye dewo. Mbaza umudamu nti ufite ituro ryo gushima Uwiteka kuko Imana bigiye gukora? Arambaza atangahe? Ni 30. Ati ndaguha 15 namara kurora ayandi nzaguhesha. Ndavuga nti ndapfuye, ibintu birimo avance, ibintu byajemo avance. Agira umuntu mpepera muvuga ngo sasa nari mfite ikibazo, ngomba kurya ariko nakoze performance. Aba bababesha ngo bafite amavuta, mutegereze muri performance. Nihagira ikigaragara cyakura inapatikana. Mbwira Imana ni Mwuka Wera, ndakwingize ntusebye, uzansebye ubundi ariko so uyu munsi. Twari babiri muri office, mfata ku
matwi amene ku maso y'umwana. Ndavuga se mvuge ngo mu izina rya Yesu, mvuge ngo mu izina rya Yesu, mpamagaye ry'Imana yo mu ijuru. Ariko ikintu kirambwira ngo no, you are anointed enough. Command the spirit of pride. Ndavuga ni kama mbaya mamfu. Ndavuga ni wa mwuka kutareba we. Umwana ati we, don't touch me. Ang bitrush. Ndavuga ubwo nkubise urusha abana abazi munongeye nariye. Nimuvuga ngo akana nga bita pawako kanya karareba. Mbwira nyina nti vuba cyane akora mu ishakoshi. Ati pa ashiraho. Mwebwe ntabwo abanyamahanga mubazi, bari so speedy, bari so quick, ntabwo bakomeza ibintu. Ubu bamwe murimo muratubara ikisi. Komera Yesu amashi cyangwa ubyihorere. Praise the Lord. Twaji arangije mwe murabyita ibyuya. Ibira ntabwo ari ibyuya, amavuta. Ntabwo mwebwe mubizi, muzamenya bwakeye. Twakomeje. Arangije arambwira ati ati mukobwa urareba? Ati ndareba. Ati urareba pastor? Ati ndamureba. Itegeko rikuriho iyo ugiye gufata rirakubuza. Itegeko rikuriho rihora rikwibutsa icyaha wakoze. Itegeko rikuriho iyo utari warica ntiwaryigaranzura. Nigeze kujya rimwe kwa perezida witwaga Bizimungu icyo gihe, urabyumva? Mpura na bariyeri ya mbere baturajya he ntihariye. Kumba ntungura urutoki ni kwa perezida. Bati are you okay? Ni yes. Mbona barateranya ari nka 10 baturajya he ntihariye. Barongeye bahamagarana abandi bati atari uyu mugabo mwamaje haje. Ariko nkavuga aba bantu ko bambaza kenshi kandi basimburana. Kumbaho ntungura urutoki ntiyatunga urutoki. Ndimo ndahangana n'itegeko ribuza ngo simamisha every human being. Babaza muri protocol bakumva nta mushitsi uhari. Bati hari uvuze ngo urajya he? Ndajya hariye. Bavuga ati sha muci kiboko bagukubitiye umugabo. Nariye kiboko nk'izi nzukira. Noneho bamara kumwita bakambaza baturajya kandi je nari innocent. Ariko disi nayo byo baturajya ntihari yarega ni muri ari yamaze nto bandange. Ubwo ntungura urutoki ni kwa Bizimungu. Bati mwongere muryamishishano. Yes! Nari ibiboka amasaha agera muri 4. Noneho ngeze aho babona simpindura statement. Barabazanya atari ko mwamubashije neza akashobora kubarengana. Batuba mu Rwanda ntimaze amezi 6 mpageze. Bati so ashakagane ntihari umwana twiganye utuye hariya hirya. Bati he ni hariya. Jewe numva kandi mukuri kumba ntungura urutoki ni mu rugwiro. Itegeko ryaransekuye ryongera ransekura. Umusirikare umwe wari muri bo ufite inyenyeri 3 amfata ukuboko. Ati mbabarira umbwire ahantu tungura urutoki rero ni kwa perezida ntiye. Ariko ubwo ndikanga nari ikiboko zitabarwa. Ubu hano hari abantu bagenda hejuru y'amategeko. Bariye za kiboko zitabarwa. Ariko muri aya manywa hari amavuta yafande agomba gukura ahantu wari waradanirije. Dusimbukire gatoya aha niho ngiye gusoreza uyu murongo nkwereke ukuntu ushobora coverapinga cyangwa se gusimbuka itegeko. 2:6. This is 26 John Matayo 26:1 twagiye. Ugira ngo se ntabwo bareba ubwiza ufite? Oya, ntabwo bakureba kubera ibi biheri. Ibi biheri ni uwabizanye ngo batakurora. Ukajya mukahinduranya amavuta ashwita nushaka wisiga ivu. Iyi Imana yavuze ngo shakwa urashakwa. Mwirirwa mwirusha kubera ikintu mwari mwagera ku ngingo y'ikibazo aho kiri. Umutambyi ahagarara ijuru afite ububasha mu kanya gato King Papa araza kuzibwira zikurekure. Je naje kugutegura nirihe tegeko rya gufatiye ahantu. Hari abantu benshi mugera ahantu imigisha yanyiri bakabwira ngo ntabwo wemerewe kuhakora kubera ko ntabwo bishoboka. Genda wongere ushaka ibingibi ugaruke. Musa n'abashagushikayo ariko mukimirirwa hasi imigisha yanyu. Iyo vizu ugiye kuyibona ntihabura ikosa bagushinja ugasubira inyuma. Iyo baye nk'ugiye gusama cyangwa ugasama indihera kikavamo. Burya ni itegeko ry'umukurambere w'iwanyu uvuga ngo stop wiga nkande. Nindakubwiye ko iwacu twiga uraminuza. Umuntu akajya koga azambara nk'ejo akagwa mu mazi. Ukibaza umuntu wiga university uzi koga
yishwe n'amazi ate? Itegeko ry'iwabo ntiryemerera uwambara. Uyu rero yaratunze urutoki ku karere. Benshi mufite amategeko abari imbere. Ba anko banyu bagiye mu bapfumu, ba nyogosenge banyu bafite indembo. Ukabona ikintu cy'igikobwa kiraho ni cyiza ku buryo ari cyiza pe, ariko kuzakibaza ngo I love you bamureba nk'abareba. Umukobwa akambara inkweto ndende akagenda ari mu birere yidingisa agataha nta murebye. Noneho rimwe akarakara akambara inkweto ngufi nk'iz'abashinwa akajya agenda aryashwe da. Gitondo kimwe akavuga ati sasa rero ndabambarira ijinsi iyo bita funga misuri, akajya agenda nk'uwo bagiye gufata amaraso ku buryo umureba wese. Ariko habe wajya kubona ukabona umuturage wiviriye icyangugu uri aho utazi no gukaraba mu menyo, pasiteri rwose akamwerekana nk'umugeni. Ukavuga ariko mana abandi bakoze iki? Hindukira urebe umuntu wabyaye kabiri gatatu, wongere wirebe, urasanga umurusha uburanga inshuro 20. Ariko wibaze bamurebye bakunyuze hehe? We nta tegeko afite, ariko wowe ufite itegeko. Ujya kwashika bati stop, ujya gufata amafaranga menshi bati stop, ujya kwangajwa akazi deje akarwara umugongo naze hakaza umwungirije, bajya kugusaba umunsi bateganyije gusaba mukuru wawe kwa data wanyu agapfa, ubukwe bakabwima. Muri iyo minsi akaba ikindi kintu. Munyemerere duce rino tegeko. Ninde muntu wumva hari itegeko rimuriho? Aba barekabi Imana yabagira imbabazi, iravuga iti ndashaka kuganira nabo, mbanze mbakize igihunga, mbegereze imeza, babanze bamwe ku kaji tuganire, mbatware mu cyumba cyo hejuru, mbegereze ibikomangoma hafi y'abatambyi, mpindura amateka yabo. Basanga bafite umuntu bakuri, aravuga ati aba bose bagenda munsi y'itegeko rya sogokuruza kandi basinye kuzaryubahiriza. Munyemere duce itegeko. Aya manywa dushobora guca itegeko. Barakubwiye ngo nutura nzakena, ubundi surakize. Ubu waje ugenza ibirenge nk'utera ibigori urakize. Urinda wambukira ahantu handitse ngo zebura crossing, wowe uri zebura. Ahantu inyamaswa zambukira ngo ngo ni muhagarare inyamaswa zigiye gutambuka, uri inyamaswa se wowe? Ubundi zebura ninde muri mwebwe? Ahantu wambukira ufite amabara asura inyamaswa, muhagarare. Wowe ukibaza ngo ni uburenganzira bwawe, naho ni uburenganzira bw'inyamaswa. Zebra crossing. Ushobora kwakira amavuta ahindura amateka yawe, nawe ukazajya utegereza abambuka bakambuka. Ibyo ntabwo biko. None se uritwa inyamaswa kubera iki? Uri imparage. Zebra ni imparage. Mureke imparage zitambuka nkuko kugenza ibirenge. Ni turu di Rwanda surimo muri aya mavuta. Ushobora guhabwa akazi mu myaka 3 kabwozi yawe mu mbaraga z'umwuka we. Niba utavuga amen akomeza ugenda genda nka zebra, ndose twakugenza gute? Hakuri twakugenza. None se umuhanuzi avuga abantu ntibakira. Manika ikiganza cyawe. Shakata pass. Oh glory to God. Manika ikiganza avuga uti ndagushimira mwuka wera w'Imana. Tukiraho sigaje iminota 10. Umudamu mwabonye ko ubusambanyi aranabureka, ariko izina ry'ubusambanyi ryanga kumuvaho. Baravuga ati the prostitute she's coming now. Aravuga atoya ntabwo nzava iki kintu ntabwo kizandekura, ngo yigira inama aricara. Aravuga ati rero Yesu arakiza impunyi, agashyiza ababaye, agashyiza ababembe, genda umusambanyi by professional, mbyamaye n'abagabo 100 ariko sinakize. Bampe 100 hari uwo munsi, bakama 50 hari uwo munsi, kandi umukiza arimo aratambuka. Atambutse hari icyo nakoze aho ntabwo yankiza kino kize na kibi. Nimuvuge ngo amen. Ngo aricara ngo yigira inama, ngo afaka icupa ry'amavuta ry'agaciro, ngo arangira avuga ati ikibazo nza kugira n'aba protokoli ba Yesu, biriya bigabo bituzura umwuka biraza kunyimira. Ngo ariko aravuga ati ntacyo, yewe ndaza gukora agashya. Erega ndimo ndasoma ibyo wagasomye, je ndaza gukora agashya. Ndagenda mucunge nanshikaho ndikubite hasi. Afata icupa ry'amavuta y'agaciro ararifata, avuga ati ndabizi riraza guhumura, niryahumura abanyamashyari sindi bakiri, ariko bavuge nagikoze, bavuge nakoze igikorwa, bavuge nakoze agatende. Ninde wa muntu wavuga ngo
hari icyo nakoze. Burya abanyamashyari no mu banyamwuka babamo. Bavuge nta gikoze kuko ukora wese azagororerwa. Bavuge namusize ngo umugore aromboka. Iyo ni Matayo 26 verse 1. Umugore aromboka. Yomboka iki? Icupa ry'amavuta y'agaciro. Ntimushobora guhindura ubuzima bwanyu mukigera ku by'agaciro mukigengesera. Temusobera. You cannot change your destiny. Igihe ushika ku by'agaciro ukareba nk'ureba agacuramo. Stay there and you will still stay there. Amen. Ukigera ku by'agaciro ugacika intege. Leave it and go home. Icyabaha ngo mujye Bugande mureba abasazi. Umugabo umwe baravuze bati mureke dutanga amafaranga twubaka inyubako y'Imana. Bose bakajya bareba pastor gutya. Umugabo umwe afata ijambo ati nshakira engineer umpereze budget nubake inzu y'Imana. Aba bazubake wese ko nubundi banze kuvuga banze guhagurutsa amaboko. Aravuga ati sinshaka umuntu numwe uzigera afasha kubaka inzu y'Imana. Umugabo umwe aragenda agurisha inka ze 80 yubaka urusengero ari umwe ararurangiza. Atabana biru ati muzubake wese niba kwiye. Baravuga Imana nkaho babatutse kuri ba mama wanyu. Ati urabona ngo ukuntu pastor mumureka akavuga ibyo abikabira. Afata inka arazitanga aturahanga campaign anaza kuzimbira ruhanga nyumba ya Katonda. Yubaka inzu y'Imana ari umuntu umwe. Aranje baravuga ngo numwibona. Umwibona uzi icyo gukora sabaho. Umunsi uzigera utitira kuguhindura amateka yawe. Stay there mu mahema. Uje wimuka mu mazu banditseho towa nayo uzajya ni iminsi isigaye nayo bakavuga ngo towa. Bakakwimura muri Banyahe ukajya muri Bitumahe. Aho naho uzahava kuko ayo mazu yose ntabwo akwiye. Urashakisha ibijyanye n'urwego uriho ariko shakisha uburyo wava muri ubwo buzima wishakisha urwego uriho. None se niba bagukuye Kacyiru ukajya Kinamba na Kinamba hafitwe na gahunda, you are still have a problem. Your struggle is too long. Ikintu ugomba gukora, see how you can change your status. Nahindurane ubuzima bwanjye, nahindurane imisengere yanjye. Imana yareba ikingwe nyumve. Umugore avuga ati genda umusambanyi ndanabizi avayo. Avuga ati Yesu jewe hari akantu nagendanye nako ariko nabwo abaca hasi. Nutegereza gukora abandi bakoze ntacyo uzigera ukora. Uzi impamvu amajwi yonyine abavugira hano. Madamu wanjye arambwiye ati ntidushobora guhindura ubuzima bwacu niba abandi batanga tudatanga. Nemase ko nta mafaranga dufite. Ati bitekerezeho. Turagenda dufata saro, dufata televiziyo, dufata ibintu byose turakubura. Twamaze amezi 6 twicarira ku birago. Abashitsi batubwira ngo adusure turi mu mwuka. Bya wapi? Umwuka waheze. Ko twari mu mwotsi. Turabifata tubiha umuntu. Turabimuha. Ari umukecuru. Akajya areba televiziyo, akareba za CD, twe tugisigara mu kizima. Icyo gihe nazataki ntabwo zazi hari mu bwinshi. Turakomeza turanonagira. Amezi 6 ashize. Munsi mu madamu arambwira ngo ntacyo maze. Wari wabona pastor ukore Imana imyaka 10 atagira ahantu hangana na wese handitse amazina ye. Ndavuga ni nanjye uyu munsi ntabwo nkuraza urarara wenyine. Ndazamuka njya kubaza Imana. Ni Imana wa mugore wamaye yanyuriye. Nimuvuga ngo ibyo yavugaga byari ukuri kwongeyeho ukuri ariko ntabwo nari mfite icyo gukora. Arambaza ati which kind of God are you serving? Ntufite hakubakwa wese muzi kuningana do 1 2 izo nazo ni ziri big 1.5 handitsweho deo niyo nzima bamugereranyije na metero 2 n'igice zakubakwaho wese. Yarabivuze mbyumvira mu mutima. Ndagenda mbwira Imana ni uretse umugore wanjye nubwo yanyendereje ubundi wowe wananiwe kumpa ahantu hakubakwa wese. Mu minsi 2 3 ngiri ku rusengero akamamagara, uraza kurya cyangwa ntabwo uza? Ntabwo nza. Hamayo ubundi so baryaga ngo bigende biti nta kibazo. Yari yarambiwe.
yari yarambiwe kuba mu mahema. Ku munsi wa gatatu mu gitondo nakira telefone, numva agakecuru kamwe Pastor Deo uri hehe? Ndi ku rusengero. Ku rusengero ya masaa 12 ni urahakora iki? Ubwo se na mahoro we n'umugore? Ntabwo ari amahoro. Aranseka. Ubwo atari amahoro rero ngwino mfate. Nayo mfite akamodoka. Nari maze ko umukecuru unwaye he? Nta mwanya mfite yo kurukana imizima, atava mu mezemo tugende. Aranshorera. Arantwara. Ese umukecuru turajya he? Ati wowe shira amavuta tugende. Arantwara. Arongera arantwara. Arongera arantwara. Arongera arantwara. Imana igutume haba gutwara. Baza sawombe. Uko yantwaraga. Mutima ukibaza arantwara he? Wibuke ko kandi uyu ni wa wundi twahesheje umugisha. Tutazi ko hari ikintu Imana izamukoresha. Arantwara ku gasozi. Arambwira ati guhera hano. Ati kugenda. Nimuvuga ngo guhera aha kugenda ukongera ukagenda. Wibuke ko ndabazwa ahangana na wese. None baguhaye ahangana. Baratsa shagenda. Guhera aha tukagenda. Imana ishimwe ko uyu mugabo arahazi. Uyu mugabo arahazi. Umukecuru anyihera ubutaka bupima hegitari 1 n'igice mu buhagarike. Arambwira ati abana banje 7 bose bagiye kugusinyira. Abana bose baraza barasinya. Nanjye umunsi wakurikiye mbwira madamu njya mu modoka tugende. Atunguye nejya hangaha duye niyo bagukoye. Nanjye navuga ni guhera ha. Imana iguhereza abagutwara guhera ha. Guhera ha. Ndangije umuzimu nk'icyanyo. Ndagenda muri covid zingazinga ikigonyi nkiterekamo. Ako gasozi ngatuyeho genyine. Abandi bari hakurya. Ku ruhande rwanjye niho hari amapariseri menshi. Wabyumva cyane. Ahandi bajya bahatura bamwe afite kamwe tubiri. Iwanjye ni guhera. Ayo niyo mavuta nshaka ko Imana ikumanurira. Guhera. Wakira umugabane utarimo compromise. Kuva icyo gihe ubu tuvugana aho hano akabanza 15 kuri 20 kageze kuri miliyoni 8. Kandi ubwo wibuke ko aho mfite harangana no guhera. Wowe ukomeza wigirira imbabazi ntawe uzaze kugirira. Uricyura ukiragira. Uriragira ukicyura. Muri aya mavuta mpagazemo umugore afata agacupa aravuga ati nta nubwo nsuka ndakamena. Bibiliya avuga ngo amena icupa, ngo amena umukondo w'amavuta, ngo impumuro yatama ngo abantu bose baravuga ati ya abanyamafaranga baraha bazi kubara bati why akoze mistake. Aya mavuta iyo tuyashira ku isoko yari kuvamo amafaranga menshi aza boostinga projet y'amashuri kwa jina la Yesu. Yesu aravuga ati kwenda kure nije projet ya mbere. Nimuvuge ngo amen. Ati cyuye umugore akoze, ati cyuye umugore akoze, ati cyuye umugore ariko mwamubona basho, ati cyuye umugore akoze kizirukwa, ati cyuye umugore akoze uretse kuzuga kwa mamashi no kwicarira intebe n'iki wakoze cyakwibukwa. Icyuye umugore akoze ubutumwa bwiza buzagera kizajya gite kizibukwa.